kuri we? Ntabwo nari nzi ko arya cyane, none narabibonye ko arya cyane. Yes, reka nongere mbaha ikaze, nongere mbashimire mwe mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi. Gahunda niva mu rugo, gahunda ni no kujya gushaka imibereho, kujya gushaka umugati ndetse n'ibitunga umubiri, uretse ko rimwe na rimwe tugomba no kujya dushaka ibitunga roho zacu, umwuka ndetse n'ubugingo mu gihe cy'ejo hazaza. Ndi kumwe na Zuzu. Noneho Zuzu ubu noneho ibirombe yihagazeho, noneho uburyo asa mu maso. Ubu noneho ndimo ndavugishwa mwo gacwa. Zuzu bemeze bite? Meze neza. Fresh. Ndashima Imana. Ako noneho wabaye icyukiwe. Shani guma mu rugo nyine yarabikoze n'Imana ishyiramo imiyaga. Reka bakuru ufite ngo wagiye stade. Wahora n'icyo wa mugabo we. Nawe ibyago byakubaho. Byagenze nyine nagiye stade. Neza ubwo urumva ari byatanje. Nyine nagiye stade baramfashe barantwara. Sizi ko njye batantwara. Barantwaye da. Byari byagenze utenye. Bansanze narengeje amasaha nyine ndi mu nzira. Harimo nzira ko twatera mu gihe cya mama. Nyine nari ndi mu nzira uko akunda urenga ku mategeko ukuntu. Ako nta nubwo byari bikazi narengejeho tunota duke. So barantwaye da. Mbwira umugore wawe byari bimeze bitumbwira ati waramuhamagara ngo ati ndaye stade. Umva neza cyane. Ugeze muri stade ni igiki cya mbere wabonye nk'umukinnyi wahise ubonamo ninde nimba warigeze ujya kuri? Mu gitondo nabonye ibisiga, nijoro abakinnyi bari barimo n'imibu nta kindi. Ese nibo bakinnyi nabonyemo. Ariko njye sinigeze njyayo muri stade kuva covid yabaho, sindigira njya muri stade cyangwa ngo bamfatire amabwiriza. Ishusho ya stade yari imeze uturi muri stade. Wumva gumeze ututekereza iki? Nibwo wese umenya ko covid ibaho. Mbasha neza cyane, nahise ntinye usinyiva mu rugo. Ubusuri ubu ndi mu baturanyi. Ariko kandi n'ubu rega ubu ngubu nyine twavuye mu rugo twagiye twatembereye. Wanyweye mu minsi ishize nyine. Ndabona utangiye kuzana n'ubwanwa. Ndabufite. None wowe Zuzu none ko wabaye mwiza ibanga byagenze gute? Umugabo agufashe neza umugore wawe? Byose ni Imana. Tatuwaje warongereye ukomeruka ingana. Iyi se shano kuyanganaga pe. Seriye niko yanganaga. No kuntu tumeze amatwi none ndabona wambaye zahabu. Umva nuko yanganaga byose niko byari bimeze. Tentere ko wayikuyemo. Nyose umuntu nyine agetinga new look. New look. Nta mugore mushyashya ufite? Oya. Gahunda yawe noneho yo kuva tuvuye mu rugo ni igiki kintu wari ukumbuye hanze? Nari nkumbuye nyine gutembera nkumva fresh yo hanze tu. Uzwirirwa wicaye mu nzu imwe ubona ibintu bimwe bidahinduka biba bikaze. Imyanzuro yagoma mu rugo igisohoka watekereje iki? Wiyakiriye ute wabyumvise? Wari uri he kwanza? Wari uri mu rugo cyangwa uri mu gasa? Nari ndahantu samoya nyine natembereye. So bakibivuga nyine urumva nahise ndwara umutwe. Wari uri handi ku Gisozi? Nari ndi ku Gisozi. Ako kuki ngendaho eme. Wari uri ku Gisozi? Nari ndi ku Gisozi. Baragufunga. Badufu. Ako ikize nyine nuko bafunze ariho ndi. Ukajya ugetinga samu. Subyumva se. Ariko man. Iyi tatuwaje ntabwo wari uyifite? Zose nari nzifite eme. Ni ukuri ko Imana mu ijuru. Hari tatuwaje uriya na Vava nawe turaza ukuntu na Vava nawe naramusuye mbona afite tatuwaje atarafite. Oya zose turazisanga na tatuwaje twigize dukora muri iyi lockdown. Zose nizo ari zisanzwe. Ni igiki wabonye kuri Vava muri lockdown utarusanzwe uzi kuri we? Ntabwo nari nzi ko arya cyane, none narabibonye ko arya cyane. Ntabwo nari bizi ko arya cyane none nasanze. Ewe niye filime mana yanjye yarariye tu shani guma mu rugo nyine. Ufashe kuri kawunga
akareka wapi shawapi pe ko hari ifoto mfite ntago njyewe nzwi mu mudugudu ntago babima batanze uzwi mu murenge reka nta na hamwe nzwi cyakora wowe uranzi ngenda ndakuzi n'ahantu iyo utari hantu utuye uba uri kuri renge hafi ya za Yeriko sawa nyine Vava se kuri gahunda ameze atari Vava ameze neza yarabyibushye narabyibushye nyine yazanye ibintu byose yangiye kuvuga amatuza none ubu yazanye byose manze mumaze iminsi muterura ritera araziterura nawe yaransimbuye asigaye afite ibituza nk'iby'abagabo uba mu nzu muri guma mu rugo turi muri lockdown ni iki wabonye mu nzu yiwawe utaruzi ko gihari Vava yaguhishe ni iki subwo sha ntacyo pe ntacyo nta na kimwe sure icyo wibonyeho ku mubiri wawe utari usanzwe uzi ni sha nacyo ntacyo pe nuko badushyize muri guma mu rugo nta no kumamagara nese nari kuguhamagara se kugira ngo ubwire ngo iki ngo uzutsure se yego sha none se nagira ngo nyine basi niba ufite n'ubwo bushobozi z'unkure nyine wasanga uri umufande tutaziranye niko natekerezaga nyine uba wiyongeyeho akandi gaherena ariko se ibintu byose rero ifite ko mbona ntabyo ubundi warebagaye oya ngenda abona wabaye mushyashya nyine ubwo nuko utari umperutse rega guma mu rugo iyo uri ahantu nyine wifungiranye uza wabaye new ubu ufite new look I have a new look ufite new way everything is new to me ariko ngende nshaka gukuramo ku gatambaro kubera iki ngenda kubwira oya niyo style yanjye uyu munsi nonyicire style mbabarira nta miriwari nazanye ngo ndanireba akusemi wajurika kuntesha umutwe cyangwa uri guhisha agahanga ego ko agahanga nta n'umuntu ugira agahanga keza nk'akanjye oya ariko emi wajureka yes twaraganiriye abantu benshi bagiye bababona mwagiye mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye iyiguma mu rugo igusigira ihe somo iguhaye ubuhe bundi bwenge ukwiye gutekereza iguma mu rugo twatekereje ibintu byinshi nyine like ku bisanzwe twe dufite amafilime mashyashya twakoze muri iguma mu rugo so dufite ibintu byinshi twakoze so guma mu rugo urebye nta kintu yari itwaye cyane ko nshima Imana ko nta covid mfite ndashima Imana muri rusange nta kibazo nta covid ufite oya pe mfite grippe gusa grippe ni iki oya mfite nyine angine si umara kuri kuvuga just na angine gusa tu mu bubyero wanyweye muri guma mu rugo oya nabyeri nigeze nkwa so hano mfite comment sinzi nimba nabasha gufungura abantu bambwira ati Emi uzadufungurire uzajye kutureberera Vava na Zuzu muri lockdown turabakumbuye turumva kumva vibe yabo ko sound zabo zimeze ubu sound yawe imeze gute ku bafana kuva twahura hano kuri yawe TV ukajya aho abantu bose bakubona bimaze kukungura iki bimaze kukugirira akahe kamaro kamaro nyine nabonye ko abantu benshi hari abantu badukunda hari nyine nabonye urukundo rw'abantu rwinshi hari nk'umuntu wawe wifataga akaguhamagara utanamuzi muri lockdown nyine akakubwiye se nizo tuvugana ngo yego none se shaho muri lockdown meze uti se ninde tuvugana ngo ntago nzi ngo ndumufanizi wawe ngo gusa nyine ngo nashaka kumenya ukuntu umeze muri lockdown se umeze ute nkamubwira nyine nta kibazo tu kuko sometime niyo umuntu aguhamagaye gutyo utamuzi akubaza ibintu nk'ibyo hari igihe umwima time ariko agakipinga nyine to calling you ashaka kumenya ukuntu umeze sometime akakubwira ati se ko mfite na 5 wabyemera basi mbikoherereze nkamubwira sha urakoze nta kibazo nyine ibintu nyire nk'ibyo abantu banyeretse urukundo rwinshi cyane ni byinshi kuko mfite benshi bankunda so nabonye urukundo rw'abantu benshi wisukishije muri lockdown kandi nisukishije muri lockdown ariko mbere yako gasamani k'abafanizi banjye oya mbaye nayo nasanzwe nuko utarusanzwe yambara oya nari nsanzwe nyambara pe seriye ka makeup gashyashya
Makeup nazo zirasanzwe wigeze umbona nta makeup mfite none hiri ku maso yes ukuntu bayita bagaruka ndebe be oya ni come to bed urumva nyine nuko ndashimira abafans banjye banyeretse urukundo cyane ya kandi ndashimira n'Imana of course kuko niba yabigizemo uruhare cyane muba mwikojeje kwa shangazi ya muraharira ko twagiye of course yaradutumiye kuko uri umumama mwiza njye kugishyanye ariko nabibonye ni umumama mwiza nta kibazo nabonye kabandi bage bakijijwe namwe mukaba mubikora ntago mwavuye byibura hari ikindi kintu muganiriye oya twarasenze bisanzwe turaganira turamenyana nta kindi kuko rega niyo waba uri umutinganyi cyangwa uri umunezbienne ntago bivuga ko udasenga ndabizi nyine kuko ndanasenga humiriza turebe uko usenga iyo iri gusenga urahumiriza ubukana ndahumiriza of course ako emi ndahumiriza nyine ngasenga Imana yanjye nkabibwira ibindimo byose and then bikarangira nabwiye Imana wari wumva gushaka kuyibwira wari umaze igihe utayibwira ni igiki oya ntago ari ukuvuga ngo icyo ntari nsanzwe nyibwira nyine of course nta gishya kuko oya nta gishya just ni ugusenga Imana ngo ikube hafi mu buzima bwa buri munsi gukomeza uguhaze umwuka w'abazima ya nta bindi biba birenze mu gusenga bavuga ko umuntu yuzura umwuka wera wigeze wuzura umwuka wera sometime biraba nyine sometime biraba reaction kamwe like nyine ushobora kuba ufite those feelings ziri kure cyane with your God nyine niko ukavugana nayo nyine ikakubwira ibyo uri kwibaza ikagusubiza nyine niko nje numva kuzura umwuka wera nyine uba wawuzuye uri kumwe nayo nyine muri kuganira ni igiki ni irihe jambo Imana yakubwiye sha imbwira buri munsi kizankorera ibitangaza icyambere mu bitangaza like kunkura kuri step ndiho nkajya ku yindi kajya Nairobi oya niyo najya muri Amerika cyangwa Miami nyambaga telefone yari yawe umuriro wari ufite wuzuye na megabyte kuko wafataga 5 bya buri munsi ari wafashe 5 ubundi ufata 20k ubundi ufata 25 na hano bigeze bagwa 25 25 ari ni mugoroba no hari uwigize cyakora hari umuntu wankoreye surprise ejo bundi mana yanjye n'ubu ndacyayibuka pe yabaze umuntu emi kuba utamuzi mutari abantu bavuga ururimi rumwe ushaka kuvuga ukicara ukavuga ariko wa mukobwa nyambona kuri YouTube kaze cakishe nimero ye at least ariko muri n'abanyarwanda uzi umuntu kwifata uturuka mu gihugu iyo biguta nazi ari nabwo bwa mbere cyumvisha akifata akakubwira ati uzi ko ndashaka kukuremera nyine numvishe I heard about that you Rwandese you are in lockdown so I need to give you something because you are in house you don't move so I would like to give you something even if you don't know me I was like okay thank you and then you know what he did oh my gosh it's a surprise to me I can never believe it for real abankubise ibiceri biri muri dollars ndumirwa niko gacyubona sinabivuze nabivuze ngo warisukishije wambabari ugakuramo agatambaro mbabarira igitambaro cyane kitwaye iki nanjye wankoreye ka surprise ko nanjye tutava mu gihugu kimwe nta kibazo bitwaye iki wigira gutya oya reka tubwira ati do muri amadolari wamubisemo surprise abarayaguhaye shabara yampaye mu minota mike nahise mbona aka message kuri phone ya ndashima Imana nyine cyo byiri wankweye iryo nta byabyeri ntabyo wapi wamushubije iki shana naramubwiye thank you God bless you no mu kihe gihugu ngira ngo no aba muri America ariko maybe he's coming from Canada yeah but he's staying in America okay gira ikintu mubwira none I thank him so much because he did big thing to me. He just gave me some money in lockdown and I don't know him. I just know him on pictures but I have never met him but thank him Bambi. Yeah. I pray my God to bless him. Nta kibazo nacyo nakivuga.
oya ariko nose umuzungu uvuga ikigande ntawe ubaho nta umuzungu uvuga ikigande ntawe. nta mugabo wigeze noneho agutereta muri lockdown kandi azi yuko wifitiye umugore wa ntago bajya babura ariko ubabwiza ukuri ukababwira ati let's keep a friends byonyine. ndumva nifitiye icyaha. Yeah, umubwiza ukuri of course, always truth is nice. suga amafaranga atumye ibi bintu wisukishije babyita ngo iki? Amarasta. ahagaze amadolari angahe di? Ariko ko amadolari we nta madolari ntayo. ukurikije noneho imbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram, YouTube, mu mbuga wabayeho ubizi iki izakugiriye akamaro, urwakugiriye akamaro ukavuga ati wow uru rwo si kuruvaho ni nk'icyaha naba nkoze? Imbuga dating friends ni rwo rubuga nakoresheje muri lockdown. Ntago nari nduzi gusa ari umushiti wanjye wabimpaye kuri telefone arambwira ngo ni downloading it's nice, so numva ariyo mbaga na meetings nkumva it's nice kubera meeting nyine abantu taruzi abari bakuzi wenda nkatwe nyine duca ku ma YouTube cyane hari ababa bakuzi wowe utanazi, so na meetings abantu benshi muri dating friends muri lockdown. Yeah, urababonye amadolari araza ubu se byibura nkanjye ni waguhamagaye wandemeye Vava uzuzu wandemeye ko ariko ukunda Vava byatari Vava impamvu nkunda Vava namubonye kare beka mu gatuza koko siko kako ni nakubwira ngo ikintu namenye muri lockdown nyine narya cyane nuko ibirya ibindira byigira mu gatuza sha wasanga lockdown byakwigishije ibintu byinshi. Ubu ngubu tukwitegeye iki, ugiye gukora iki nyuma yuko tuvuye muri lockdown? Inshallah ndasaba Imana ko izabidufashamo, atari nje njyenyine, ndi kumwe n'abashuti banjye cyangwa se bagenzi banjye. Hari ibikorwa bindi turi guteganya by'amafilme cyane cyane ko hari zatangiye gucaho. Ushobora kujya kuri GB Group Kingdom and then ugakora subscribe, share and like and also comment so that ushobora kubona ibiri new bije kuri GB Group and bagakurikirana n'iyo series nshyashya turi gukora. Hari yatangiye gucaho already yitwa Bugwate, so it's nice movie bayikurikirana. Hari n'ibindi byinshi yandimo cyane na Vava n'abandi bashuti banjye. Akira telefone uyisearching. So my fans cyangwa my friends bazayikurikirane and bayita Bugwate series. Ukinuri iki? Uzabireba, it's okay. Nyina ndi inshinzi y'umukobwa nyine yinjira mu ngo z'abantu gutyo gusa nyine tu like jya hano muri search. Okay, nuko kabura muremeye ikintu uri inshinzi. Yeah, nyina ndi inshinzi nyine abakobwa binjira mu ngo z'abantu bafite ibintu bakeneye, like ushobora kwinjira mu rugo rw'umuntu ari married, ari inshuti yawe cyangwa se ari na sister wawe, ugasanga nyine umugabo uramwegukanye. Yeah, so nibyo ngibyo niyo role mfitemo. Yeah, mba ntwara umugabo wa Vava. Yeah, sure. Yeah, mba ntwara umugabo wa Vava. Vava bayubatse afite umugabo, Vava twariganye and then dore ngiyi hano. Yeah, ni byinshi uzabikurikirana, uzabireba, uzabimenya. Yeah, no kuvuga ngo ubu baprodinze nonaha hari niyo bashyizeho just nonaha, ariko hari n'izisanzwe. This is a comedy, hari n'ama comedy, hari, but I need to show you. Oya muri no muri comedy se buryo. Hari ama comedy, hari ama movie, so hari ibintu byinshi cyane, hari ibikorwa dufite byinshi bazabikurikirane gusa tu. Winjiye muri filime. Yeah, ni igiki gishyashya tuvuga ko ugiye kuzana muri filime nyarwanda nawe? Turifuza ko Imana ibidufashijemo na bagenzi bacu, turifuza ko wenda twakora ikintu kiri like different cyangwa kiri big muri movie industries Rwandese, so nibyo twifuzaga, and then wenda tugakora ibintu bifite ama messages
ku buryo hari umuntu wagira ikintu yiga from in that movie atari kureba movie gusa ngo uvuge ngo uri kwenjoyinga cyangwa se uri kwishimira movie ari ikintu nyine uzareba wenjoyinga ariko unakuramo some message so yeah nicyo ngicyo twifuza tu ndabona hano Vava baba bamufashe bugwate we do mwabibonye do dore Vava baba dore ngaba dore abakobwa banje ngaba Vava baba bamufashe bugwate kose cyangwa Vava mani muzima cyane ibi bintu byanyu cyewe Vava baramufata amabere bakayakanda ko it's nice movie just we have some message maybe in that movie so aba fans bacu nkuko bisanzwe abo batubwira ko badukunda abo batubwira ko badukurikirana always maybe bakora subscribe share na like bakajya bakomeza kubona ibikorwa byacu ko mbonye ino film harimo ibintu byo kunywa inzoga nyinshi ntabwo ushobora kuba ari ukwamamaza nagaru kwamamaza gusinza ahubwo buri wasanga harimo message ishobora kuvuga ati bari kunywa inzoga ariko ntabwo ari byiza bitewe n'ibyo gukora ese kuvuze ngo ukina utwara umugabo w'abandi mu buzima busanzwe wenda tuvuga ubaye utari nk'umurezbiyen ushobora kuba watwara umukunzi w'inshuti yawe ukavuga ati ndamwibuka oya ntabwo byashoboka kuko ndi cyane cyane nubaha abagabo b'abandi so ntabwo byakunda kubyarije ntabwo byakunda kuko already nyine abari uw'abandi aba yarafashwe so ntabwo ntabwo none se hari abagore batwara abagabo b'abandi bo ntabwo babubaha haba hari abagore batwara abagabo b'abandi ariko njye ntabwo ndumva kuko njye nubaha umugabo wundi cyane ko nanjye ndamutse ndi married ntabwo nabyishimira ko inshuti wanjye yaza agatwara umugabo wanjye nakwishimira ko wenda ari inshuti ariko ntabwo nakwishimira ko mutwaye cyangwa se njye ubu ikibazo nakubaza cy'amatsiko nakaye gashyano rozanye muri filime nyarwanda winjiye muri filime noneho dorari ziraje nyine agashya ntabyo agashya gusa just twe turashaka kwigisha abantu bazareba izo movie zacu ko bazagira message bakuramo bakagira n'imigisha bakuramo ku bwawe ni iyihe message uri gutanga nk'inshinzi Mana yanjye message ndi gutanga nyine ni yabo bakobwa batwara abagabo abandi ko it's not nice really ubabaje wa undi uhemutse nyine so ntabwo ngiye kuganya kuko cyane nakwifuza ko wenda ari undi muntu cyangwa se inshuti wawe cyangwa se sister wawe watwara n'umugabo wawe like nicyo kintu nashatse cyane kwigisha kuko benshi mu bantu nzi bagenda bakora ibyo bintu so sometimes birababaza kandi it's nice kugaragaza ikintu kibigisha kuri icyo kintu kugira ngo basi no wabikoraga abistopinga abe yashobora kubihagarika ariko muzuzu ariko Vava sha uramukunda mana yanjye Vava nyine nabonye afite inda ishobora biteye ubwoba nanjye kukubaza ikibazo muri na misi abantu bari gukereza ikintu cyitwa agakoko gatera sida bakavuga ati sida nta kibazo ataho kurwara sida ndi umukobwa natwita bikagira inzira cyangwa se hari kuvuga ngo aho gutwita narwara sida nawe ni kubyumva no njyaho kugira ngo ndware sida natwite kuko first umwana ni ibyishimo ikindi ni umugisha so sida ni ikintu cy'umuvumo ni ikintu kizakuzanira kwiheba ni ikintu kizakuzanira sometimes even kwica cyangwa se iki kubera ko bikuzanira kwiheba so ngiye ku giti cyanjye kugira ngo ndware sida natwita n'inshuro 5 cyangwa n'icumi natwita ariko ntarwaye sida watwita inshuro 5 cyangwa n'icumi rwose nazitwita ariko ntarwaye sida kuko icyo ni ikintu ntiyifuriza cyangwa ntakwifuriza mugenzi wanjye kandi nta nubwo ni ikintu wakwifuza ariko umwana uzamushyira hariya uzamubyara umushyire hariya ejo ubona ari guseka ejo uzamukorera ejo azaguhamagara mama uzarwara kuririre so umwana ni ikintu cyiza cyane ni umugisha ni ikintu kiba kivuye ku Mana so umwana ni sawa ubu bibaye ngombwa ko ushaka umugabo wumva wazashaka umugabo byawe bibaye ngombwa
shana none ntamushaka Imana ibishatse uba wumva ufite ubushyuhe bw'umugabo oya Imana ubundi gahunda zose ni iz'Imana ubwo nyine Imana yabitegetse byaba nk'ubu byaba uba ufite Imana yabitegetse uba wumva ufite ubushyuhe bw'umugabo oya ntabwo uri kuvuga ngo ubushyuhe bw'umugabo ahubwo ibintu byose ngendera ku Mana cyane nyine ubwo Imana iramusubiza ati ngenda gushaka ko ushaka umugabo ubwo nyine nuko nta kintu wahindura ufite abafana mu gihugu cy'u Burundi si no mu gihugu cy'u Burundi gusa reka nkubaze iki kibazo ndi kukibaza abantu benshi ariko sinzongera kukibaza muri nyinshi ari abakobwa baba mu Rwanda n'abakobwa baba n'abahereza burya buri muntu wese akurura yishyira ariko twese muri rusange turi beza nta mubu haje twese turi beza muri beza ariko abamo bwana na se habamo bwana na se ariko inzira mu Rwanda ni bwana ku giti cyane niko mbyumva mu Rwanda of course ntabwo wakuvuga ibi cyangwa ntabwo wakushyira habi so mu Rwanda always we are the best atubona narananiranye arananiranye nyine wese ntabyo uzi kubera icyo uba uvuga ko nananiranye mbabarira ntabwo nshaka kuguteza abantu nyine bivuga oya gusa mbona nta girlfriend ugira kubera ntabwo mbizi impamvu gusa niko mbibona nyine njye nibyo byiyumviro byanjye tu ntabwo mbona nyine ntawe yesu we iyo bavuze ngo umuntu bamufata ku ngufu habaho ntabyo nzi ni ukuri ntabyo nzi ntabwo mbizi niba ku ngufu habaho tugana ku musozo gira icyo ubwira abakunzi bawe ubundi dusoze ndabakunda cyane byonyine ndabakunda cyane kandi always kandi bambe barakora cyane kumbera aba fans kudufollowinga cyane so barakoze cyangwa se barakora cyane ndabashimiye yes Imana ibahe umugisha nanjye ndabashimiye ini yawe TV ngende eminyawe Imana ibahe umugisha bye bye